reka nongere mbasuze mbifuritse gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya Sports Reporter Media, aho tubagezaho amakuru menshi atandukanye, byinshi biba bitandukanye biba bikomeje kugenda bivugwa kandi byinshi biba bigezweho cyane cyane muri ekipe ya APR Football Club. Aka kanya turi kureba byinshi bitandukanye, tugiye kurebera hamwe amakuru ari kuvugwa ni nyuma yuko ekipe ya APR Football Club koko inganyije El Clasico cyangwa se Derby de Mille-Collines. Ni umukino wagomba wihuza na ekipe ya Rayon Sport, akaba ari umwe mu mikino ifatwa nk'ikomeye hano mu karere. Birumvikana ni imwe mu maderby akunzwe na benshi, ni imwe mu maderby agira ubudasa bwayo akenshi. Ni Rayon Sport yashakaga gutsinda APR kane kikurikiranya, ariko APR Football Club yanga icyo bita agasuzuguro kuva na kera, irayibwira iti byose ntago bishoboka. Turaza kurebera hamwe byinshi bitandukanye kuri uyu mukino, ibyagiye biwuranga, turanenga tunashime, nibyo tugiye kuba tugarukaho, kandi turaza no kurebera hamwe ibijyanye n'imvune ya Nshimirimana Ismael Pichu. Ni izihe updates zigezweho ku mvune yagize, ni ibiki biri kuvugwa, APR yatangaje iki kuri iyi mvune? Ibyo byose nibyo tuza kuba atureberaho hamwe. Birumvikana ese ekipe irasubukura imyitozo ryari? Ibyo byose nibyo uza gukurikira muri iki kiganiro, nkusaba gukurikira witonze ugatega amatwi, nawe ukaza gutanga ibitekerezo byawe. Birumvikana muri commentaire, umwanya w'icyubahiro n'uwanyu rwose, mugani byose ni ibyanyu, ibitekerezo ni ibyanyu, inyunganizi ni izanyu, ndetse n'icyifuzo n'ikibazo, ibyo byose rwose turaza kuba tubyakira gatanu kuri gatanu kandi biranemewe. Ntabwo tuza gutinda, tuhita twerekeza ubundi mu mukino nyirizina ku ruhande rwa ekipe ya APR Football Club. Niyo tuza kwibandaho, niyo tuza kureba byinshi bitandukanye. Muraza kwanza guhera kubanza kumbwira muti line up yabanjemo tugiye kugarukaho, ese urayemera cyangwa ntago uyemera? Ese ibyo byose mbere yuko tubyinjiramo, kandi icyo nkusaba ni uko we tubanye bwa mbere ubonye uyu murongo ukugezaho byinshi bitandukanye mu ikipe wihebeye ya ekipe ya APR Football Club, wabanza ugakora subscribe, share, like na comment. Birumvikana ugatanga ibitekerezo ndetse ukanasubscribing kugira ngo ube umunyamuryango wa Sports Reporter Media, aho waba uherereye hose ujye wibonera byinshi bitandukanye birimo amakuru meza ya APR Football Club, byinshi bigezweho muri no ekipe. Birumvikana dusuza abantu bari muri Amerika, Mozambique, Zambia, Malawi, Kenya, Uganda, Central Africa, ahandi hatandukanye. Mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro ku buryo burambuye. Murabimenyereye cyane, muri kumwe nanjye Janvier Mukama. Ni bisanzwe tuganira ku mikino, tuganira kuri byinshi bitandukanye, by'umwihariko kuri ekipe ya APR Football Club. Dutangira ikiganiro cyacu ku buryo burambuye. Ni APR Football Club yari yakiriye ekipe ya Rayon Sport, ni ku mukino w'umunsi wa 9 wa shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda. Benshi bari bazi ko umukino ku isaha 12, benshi ntago bari bakamenye itariki nyirizina bitewe n'uburyo aba ari umukino uri classique. Benshi baba batumva impamvu umukino nk'uyu nguyu uba ku manywa kandi stade zakira imikino y'ijoro byemewe, ariko umukino byaje kurangira utangiye ku isaha y'isa 9 nkuko n'ubundi byari byarateguwe kuri calendrier ya Ferwafa isohora uburyo amakipe azagenda yesurana muri shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda. Rero umunsi wa 9 wagombaga guhuza ekipe ya Rayon Sport na ekipe ya APR Football Club. Ni umukino wagombaga kuba ku isaha y'isa 9 kuri Kigali Pere Stadium. Nibyo umukino warakomeje kandi umukino waranatangiye, warabaye wagombaga kuba uko uba, gusa ku ruhande rwa ekipe ya APR Football Club ni umukino wabaye batari kumwe n'abakinnyi bayo. Nakita ko ari abakinnyi basanzwe bagenderwaho in recent days, cyangwa se mu minsi ya vuba, ni abakinnyi bari basanzwe bagenderwaho. Ubwo ni Sharaf Eldin Shaibubu, we amaze igihe kuva ku mukino wa Pyramids atarakanagera mu kibuga kina umukino uri competitive. Birumvikana atarakina umukino wa shampiyona n'umwe, ndetse na Niyibizi Ramadan wagize ikibazo cyo ku kuboko, bikaza kurangira umugabo atagiye mu kibuga ndetse atari no kuri list y'abakinnyi basa kwifashishwa ku umukino wa derby cyangwa se ku mukino wa classique hano mu Rwanda. Ibyo byose nibyo byarabaye kandi abakinnyi ntago bari bahari, ariko ntago byabujije umutoza Thierry Christian Froger gukora remplacement cyangwa se kubasimbuza ngo yari nyabakinnyi bakwiye mu kibuga. Mu mwizamu yari ifitemo Pavel Nzira. Ubwo twebwe twatangiye gukora analyse. Pavel Nzira koze neza cyane kabisa, ntago wamunenga. Umuzamu
utaratsinzwe igitego, umuzamu utarakoze amayereri aganisha ekipe habi, nta kintu wamunenga. Kuri kabiri nk'ibisanzwe hari kapiteni Ombolenga Fitina, yari ahari rwose, habaye na nimero 25 Christian Ishimwe na nimero 26 nk'ibisanzwe, nyuma yo gukaba umwanya wo kuri gatatu yari ahabaye rwose uruhande rw'ibumoso yugarira. Mu gihe mu mutima wa defense harimo Nshimiyimana Yunus Preferable, umukinnyi ukundwa na Thierry Froger kurusha abandi bakinnyi bose bari muri equipe ya APR Football Club, akaba yari ahagararanye na Niyigena Clement. Nako kandi imbere yabo hari abakinnyi babiri barimo Ruboneka Jean Bosco Rukubinkondo, Nshimirimana Ismael Pichu ndetse na Tadeo Ruwango, ubwo n'abakinnyi bose bakinaga hagati mu kibuga. Gusa imbere ya myugariro hari gukina uwitwa Tadeo Ruwanga ari gufatanya na Nshimirimana Ismael Pichu, hakataka Victor Mbawoma, uruhande rumwe rucaho Mugisha Gilbert, urundi rucaho Kwitonda Rebaka, nyuma yabo hagakina Ruboneka Jean Bosco Rukubinkondo. Nibo bari mu kibuga ku munsi wo ku cyumweru kuri Classique ya hano mu Rwanda. Ukurikije uko umukino watangiye, uko umukino wari umeze, ni umukino Rayon Sport yatangiye iri hejuru mu minota nk'icumi ya mbere, ariko kuva ku munota wa 10 kugera ku munota hafi mu gice cya mbere kijya kurangira ku munota 40, ni ekipe ya Rayon Sport yadominwe. Ni ekipe ya Rayon Sport yarushijwe ku rwego rwo hejuru mu kibuga hagati. Ni ekipe ya Rayon Sport yarushijwe umupira ku buryo n'umuntu wese wari uri ku kibuga yavugaga ati byibura noneho twabona imikino ya Christian Froger mbere mu mikino tutibanza, ariko byibura ibyo turi kubona biri gutanga icyizere. N'umutoza uri gukina umupira ushimishije kandi umupira usukuye unaryoheye ijisho. Uyu mugabo nibyo yakinnye umupira, ariko mu gice cya mbere ntabwo yigeze abona intsinzi, dore ko mu gice cya mbere ariho equipe ya APR Football Club yari ikunze guscoringa cyangwa se gutsinda. Ubwo ngubwo mu gice cya mbere kirangiye cyangwa se half time, abantu benshi abakunzi ba equipe ya APR Football Club icyizere cyatangiye kugenda cyoyoka bigendanye no gutsinda umukino, kuko bari bamenyereye ko equipe ya APR Football Club itsinda mu minota ya mbere, mu gice cya mbere. Rero kuba batarabonye igitego mu gice cya mbere birumvikana byatumye bagira igishyika ku mukino bashobora no kuwutakaza cyangwa se bakawunganya nk'uko byaje kurangira. Rero APR yarakinnye, amakosa araba, abakinnyi benshi batandukanye baravunika ku munota 38. Nshimirimana Ismael Pichu yaje kugira ikibazo cy'imvune, nawe iyi mvune tugiye guhita tuyigarukaho. Yaje kugira ikibazo cy'imvune akandagiwe nabi cyane na Muhire Keveruni, biza kurangira Muhire Keve ahawe ikarita y'umuhondo aho guhabwa ikarita itukura. Gusa nk'uko abasesenguzi benshi bagenda bavuga ko iri atari red card bitewe n'aho umukino wari umeze n'uburyo tanso y'umukino yari ihagaze, ntago ari ikosa ryari rikwiye red card. Gusa ibyo ngibyo bivuga nk'abantu bari out of the pitch cyangwa se nk'abantu bari hanze y'ikibuga. Umusifuzi twagiri mu Kizabudu Karim yari ari kuri pressure bw'abareyo, benshi banyishyizemo ngo ndabiba kuri match nk'ingi, kuri match nk'izi classic, no mpamvu akenshi atanasifuye uriya mukino. Gusa nuko wenda bitabayeho, nuko wenda tunabiteganya kuva na tubiteganya kera, iyo haza kuba hari VAR bakaza kureba ikosa Muhire Keveruni yakoze gukandagira Pichu kuri yari open boot, hariya direct yari ikarita itukura iyo haza kuba hari VAR. Gusa ntayihari, ndetse n'abasifuzi bafashe umwanzuro, buri umwanzuro bafashe ne wari ukwiye kuko nibo baduhagarariye mu kibuga. Ubwo ngubwo nibyo ngibyo. Gusa haje kuba avuye agize ikibazo cy'imvune avamo. Gusa remplacement yakozwe n'umutoza Thierry Froger byatumye benshi bibaza kuri uyu mutoza, yewe n'umwungiriza we Kudakarima. Gukuramo Nshimirimana Ismael Pichu ukazana niyo mugabo Claude, sintekereza ko aba ari shuwa nziza, nta nubwo ntekereza ko ari uburyo bwiza bwo kuba ushaka gutsinda umukino. Ubwo ni ko umutoza Thierry Froger yabyumvaga, nawe ufite uko ubyumva, twese dufite uko tubyumva. Gusa nkanjye ubwanjye, iyo nza kuba ndi kuri ya bane tushe nkabona iriya mvune ya Nshimirimana Ismael Pichu ibaye kuriya avuyemo, ni igitekerezo cyanjye ngize nonaha, kuko ntago nari kugitanga ejo ngo kigere kuri Thierry Froger ko yari ari kuri bande tushe. Ariko iyo nza kuba ndiwe mfite mu biganza uriya mukino ninjye uri kuwutoza,
Nshimirimana Ismael Pichu akavunika kavamo. Option ntabwo yari yo kuzana mu niyo mugabo Claude ku ruhande rwanjye, ahubwo nyuma yo kubona ko equipe ya Rayon Sport iri kudomina kandi Mbawoma atari umwe mu basore afite imbaraga ziri kwinjira muri ziriya nkute ebyirwa n'imitima Isaac na Rwatubyaye Abdul, nari kuzanamo Nshuti Innocent kuko yari ahari kuri bench, nkazana Nshuti Innocent sasa nkahita switchinga system nkakina 4-4-2. uti gute? Ubwo n'ubundi Pichu yavuyemo hagombaga guhita hagaruka hagati mu kibuga nk'ibisanzwe Ruboneka Jean Bosco yakina nka nimero 8, Tadeu Ruwanga agakomeza gukina zone ye. Ubwo ngubwo nari nagarutse kuri 11 babanjemo, sinavuze nabavuze bose twito. Sasa impande nkashyiraho Mugisha Gilbert na Kwitonda Rebaka bagakinira hagati, ariko baca ku mpande muri system ya 4-4-2 nkatakisha abakinnyi babiri Victor Mbawoma na Nshuti Innocent. Ni remplacement ngewe ubwanjye nari gukora kandi kaza kubasuwanya uko mbitekereza, ikaza kuba yafasha, ariko umutoza Thierry Froger ari niyo yari amahitamo ye, kimwe nuko ari kuzana Pama Song Bemol akaba yakina n'ubundi iyo system uwitwa Baka gakina nka nimero 10, nabyo byarashobokaga, ariko yaje guzanamo niyo mugabo Claude. Byo benshi twibajeho, byo benshi twatekerezaga ko atari remplacement yari ikwiye. Ubwo ni ibyo ngibyo, ahubwo munyemere duhite twerekeza kuri Pichu. Imvune ye imezite mu kanya gashize, mu masaha ashize hashize nk'iminota nka 30 APR Football Club birumvikana ikiganiro abantu bari ku cyumva nagikoze ubwo nakoraga iyi nkuru byari mu masasta y'iminota 40-50 gutyo. Harashize iminota 30 APR ku rubuga rwa Instagram na Twitter itangaje ko Nshimirimana Ismael Pichu imvune yagize idakanganye. Bavuze bati kubuga amahirwe Nshimirimana Ismael Pichu imvune yagize ntago ikanganye, ndetse ari tayari gusubukura imyitozo kuri uyu wa kabiri. Birumvikana ni APR igomba guhita itangira imyitozo kuri uyu wa mbere, bari bafite akaruhuko nyuma yo kuva muri El Clasico bangeje ubusa ku busa. Ku munsi wo kuwa kabiri baraswitchinga batangire imyitozo bitegura indi mikino. Birumvikana ni nako kandi ni nako ubwo n'abakinnyi batandukanye barimo Shaibubu baragaruka mu myitozo. Ni nako biro Ramadani, gusa Ramadani sindamenya neza niba ari bugaruke ko yaragize ikibazo cy'imvune ku kuboko. Gusa n'abakinnyi bose bari kuri stade, n'abakinnyi bona batari mu bitaro, n'abakinnyi badafite ibibazo, ndetse na Shaibubu yaje gusoza abafana. Ubwo ngubwo nakubwira ko arizo updates zari kuri Pichu. Imvune ntago ikangaye, abakunzi ba equipe ya APR Football Club ntimugire igikuba cyacitse. Umusore ameze neza kandi ibintu byose biri kugenda bijya mu buryo. Ni umusore uri en forme, ni umusore ugomba guhita agaruka mu myitozo ku munsi w'ejo wo kuwa kabiri. Kambashimire mukomeze mugubwe neza, ngewe namwe turabana kandi turakunda. Naho yakoze subscribe naho utarayikora yikore kugira ngo tujye twibanira kandi ubona amakuru menshi agezweho kandi byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa muri equipe ya APR Football Club. Ntakagenda kimwe kigucika, ngewe mpari kuvuga kugira ngo ugezeho byinshi bitandukanye kandi byinshi biba abigezweho. Mukomeze mugubwe neza, dore mu yandi makuru yacu ata